Okay, twatangiye isomo kuri Mfashe TV. Igitoro kisa kuri mwebwe mudukurikiye kuri televiziyo ya Mfashe TV. Yes, turabakunda cyane, turacyabakunda rero. Yes, muri kumwe na mwarimu wanyu Emmanuel nkuko bisanzwe ahangaha kuri Mfashe TV. Yes! Ni kuri Ngufashe TV kuri televiziyo ya televiziyo y'u Rwanda, televiziyo y'abana b'abanyarwanda, televiziyo igamije gufasha buri munyarwanda wese kugira ngo yiteze imbere, abeho neza, agire ubuzima bwiza. Muri kumwe rero na mwarimu wanyu Emmanuel kuri moto uyu munsi kabisa isomo. Murabizi ko ndi mwarimu wigisha ibinyabiziga byose bitandukanye, ariko kandi bagezaho n'ibindi bitandukanye bigenanye kwigisha siporo, imyitozo ngororamubiri. Abazabishaka bose mutugane hano kuri Mfashe TV. Dushimira rero abantu batangiye gukora like, subscribe, share, comment. Bravo, welcome n'abandi kabisa. Okay, sawa. Ndibutse mana we, iri somo ry'uyu munsi no kundi urivuge. Ndashimira wowe wakoze subscribe. Ubu ngubu namaze kuza 1000 1k subscribe. Ndabikesha wowe ukurikira Ngufashe TV, ndabikesha wowe ukurikira Ngufashe TV. Okay, uyu munsi rero dufite agashya muri no video y'uyu munsi. Uyu munsi rero nuko tugiye gutangiza umunyeshuri mushasha. Ndagira ngo wowe ukurikire, wowe ugiye gukurikira ino somo nk'umuntu waje kutugana uyu munsi. Hari umunyeshuri twabonye, umunyeshuri ugiye gutangira kwiga moto bushasha bwa mbere. Aka kantu rero ugakurikire uyu munsi nikagucika, kuko ndamwigisha akantu ku kandi, nawe rero ubikurikirane mu kanya gatoya turaje. Yes, reba rero moto rero tugiye gutangira kwiga. Aragira ngo agararanga uvango rero kurikire ikintu cyose ku kindi. Ni ukuvuga ngo nutabifata neza uraza gucikana, kuko tugomba kwigisha akantu ku kandi. Nanjye nicyo cyanzanye nawe. Nicyo cyanzanye. Ariko rero wenda nambanza nabikubwire, twagerageje kuba turi kumwe, turi kuri kamera. Wihangane ntugire ikibazo kuba turi kuri kamera, ariko byibura wowe icy'ingenzi ni ugufata icyo wakuzanye, sibyo? Rero njyewe nitwa mwarimu Emmanuel, wajungana ngira ngo waratubonye kuri Ngufashe TV. Uyu munsi rero tugiye kwigisha moto nk'uko wabibonye hariya online. Tugiye kubyiga rero pratique, ariko muri makeya ngira ngo niba ari cyo wabonye kuri online biroroshye, ntugire ikibazo. Rero dirand duhera rero iyo dutangiye kwiga moto, ngira ngo urayireba hariya yose, guturuka hano hose kugera hano. Aka ngaka rero bakita casque, ni igifasi umuntu agomba kuba afite kugira ngo moto ayimenye, sibyo? Aha rero ahangaha uyu bawita umwanya w'ahantu wicarwaho n'abantu, ntago ari umwanya umuntu yicaraho. Ahangaha kuva hano kugera hano hagenewe umuyobozi, ari ngewe cyangwa se wowe numara kuba umushoferi, ariko inyuma ni umugenzi. Kugira ngo urugero ndaza kubikwereka, iyi bayita reservoir, iyi bayita aya ni amahembe. Aha hasi rero hari igice tugira gikorana n'iki, gikorana bimwe mu bikoresho bikorana n'iki n'ibiri hano ku mahembe. Noneho rero tuvuze ko moto yacu igira igice kimwe, 2, 3, 4,
na cya cyo hasi cya kangahe cya gatanu. cya gatanu. Ubwo moto igizwe n'ibice bingahe? Bitanu. Iyi no moto yacu tugiye kukwigisha. Reka rero dutangire muri bimwe. Kuvuga ngo iyi moto ureba hano iyo ukasemo kabiri, ahangaha niho umugenzi yicara, ahangaha niho umuyobozi agira ate yicara. Buriya iri ku kuguru kwayo. Ninjya kuyikura ku kuguru kwayo ndayifata gutya, turebe ko mbikora nawe ariko bikora. Ndurira gutya, ndahiza nyihengura ku kuguru kwayo, nzamure ino stade, ariko kandi nagiye kujya kuyegura fashe feri y'iki y'imbere. Dore reba cyarari aha, aka kantu ureba ni feri y'imbere, bayifata batya ku ruhande ureba, bayifata gutya nyine, fata hano wumve kuko gafashe neza. Aka nako urabona ko bimeze kimwe, aka ngaka urabona ko bimeze kimwe. Iyi ni feri y'imbere, iyi bakayita ambuliyaje. Wabibonye? Nayo ukuntu ifatwa, ugomba gufata ku buryo byibura aka kantu hagize ufata hano katavaho, sibyo? Uvuga ngo feri y'imbere ambuliyaje, ariko ubu mpagaze ku maguru y'iki, mpagaze ku maguru y'iki yanjye, ubwo nibyo guporoteje. Rero ndongera nyisubize hasi, nawe ubinkorere turebe. Uraza ubinkorere turebe kuri abikoze. Banze wambare kasike turebe. Wambara kasike. Kashyira mu ntoki. Avuze kunyura hano imbere ukagenda ufashe feri y'imbere, ifate nahangaha wegure moto, ariko genda banze uyurire, wegure moto uyikore ku kuguru kwayo. Aha, okay, ibyo ngibyo urabishoboye? Urumva ari sawa? Okay, ongera usubiza kuri kwa kuguru, subiza kuri kwa kuguru. Yes, tugiye gukora rero ikintu cyitwa kuyatsa. Reba kontake, urayifata ukayishyizamo hano, ukabanza ugatura moto. Amara ugatura moto, n'ubundi uko turi bubigenze turagira dute, turayikura kuri standi yayo. Ukoze ufate feri imbere ubuyegure, ugire gutya, ngira ngo twayikatuye wabibonye. Noneho hano hari akantu, reba hano inyuma, aka kantu ubona bakita kiki, niko katsa moto. Urakahegura gutya, wari gukatsa ufashe feri imbere rimwe ryonyine, umushe ko ntakije mfite feri imbere, sibyo? Nindangiza nkanagira kuri feri y'inyuma, iyi ngiyi ku kirenge reba ahangaha gutya, umva ukuntu bagisera gake gake, nkorera ibyo ngibyo nawe paka ubyumvise. Kandi twigisha kuri ngufashe ti aho gukora nka biriya koze ugere ku rwego uyirakature nta kibazo. Paka ngaka feri imbere, umushe wakije nk'uko akoni nakije, wakirije mu muriro. Ndetse gato mbikumvise kuri moto neza, cyangwa ku bintu byose ubasha kubyumva neza. Nimba utangiye kwiga moto, ntabwo watangira kwiga moto ukora ibintu nka biri. Uvuga ngo wowe uraza ugafata feri ku buryo nta kibazo uri bufate ku muntu.
ukegura kano wumve wumvise bivuze ngo kundi wabivuze aba ari kubikora rero. Yes, muhumure kuri Ngufashe TV tubereke ukuntu ibintu byose bimeze. Taferi neza koko kabifata wumve aho ni sawa subiza rero subiza kuri stade uyireke yaka ndashaka ko unkorera aka kari ndavuga gutya umeze ufata izi ntoki zawe ugafata hano ku murongo neza ukegereza neza sibyo hano tumwe hano ukegereza hano ukajya ukurura kare wamaze gukura ubyumvire gutya usubizayo hano kugira ngo utinze aho gutyo oya usubizayo subizayo yego aha ni sawa ongera oya no ndashaka akariro gakeya cyane naho yego sawa ibyo nashaka subiza kuri stade yes ubu rero tugeze gushyiramo vitesi iyi moto yacu igira vitesi eshanu kandi vitesi zayo zijya hehe zijya hejuru urayiheza ukazamura cya kirenge hasi ugashyiramo vitesi wumvise ko nashyizemo vitesi nindangiza afite kaburimbo wumvise nawe tugenda ariko ubwo ugomba kuba ufite ya feriki iyi ngiyi yawe turayisubiza hasi ubona abikore rekura shyiramo vitesi feri inyuma feri imbere kure ufite akariro gutya ok ikuremo ya vitesi urafata feri imbere igihe cya kirenge cya feri yo hasi ukuremo iyo vitesi umuriro utukura uzamuka ukuramo ok sawa ibyo bisubize kuri stade. Yes, kuri Ngufashe TV rero ubu tugiye kumwereka amaze kubona uburyo ushobora gutangira moto itari buze kwirukanka cyane. Tugiye guhaguruka rero rero ibyo tugiye kureba uraza ugakora bya bindi byose wumvise noneho ugashyiramo ya vitesi urahita kuyifata uyishyiramo ufite akakariro kawe gakeya gakeya kano kantu ka mburiyaje urakareba ugenda ukarekura gakeya uzamura k'agaferi kugeza igihe moto igeze ihagurukiye ariko ugahita uzamura kano kaguru jyaho
reba Ngufashe TV kuko uyu nguyu aba ari ubwa mbere ntabwo umuntu yahita amwizera hari igihe yafata ibintu by'isi akaba yagira rero mwarimu araza akamujya inyuma amara kumujya inyuma noneho gukora bya bintu twavugaga shyiramo ya vitesi rero ufata akakariro gakeya ugeze kuri ambulance gakeya rero kuri Ngufashe TV umunyeshuri yamaze kwiga urumva atari sawa urubona se utazahita ubibona
uzatubimenya neza bitoroshye we umurarerekana noneho utari igitabo tukwandike tugire ubwo rero ni ukuvuga ngo rero wowe ugomba kuzajya uko uje uzajya wiga nurangiza unagusoje. Amazina nitwa Ephraim. Yes, ni kuri Ngufashe TV. Uyu ni umunyeshuri urangije kwiga mutongera ngo murayibonye ko ari ibintu byoroshye cyane. Nawe rero nimba ukeneye kuzatugana kuri Ngufashe TV, ngwino utugane aho dukorera ku kibanza cya Kagame. Twica neza nimba ubishaka nawe rwose biroroshye kugira ngo nawe ubimenye. Ubonye ko uyu ni umunyeshuri nibwo agitangira n'ubwa mbere rero, kandi aziga ibaza ikintu aziga mu minsi 30 kandi akabirangiza mu gihe gitoya. Kurikira rero Ngufashe TV, tufite byinshi tugomba kubagezaho bitandukanye. Murakoze, ciao ciao.